Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndanezerewe cyane muri uyu mugoroba, nejejwe nuko bakunzi ba DDK TV Gospel Show mukomeza kubana natwe ndetse mudahwema kutugaragariza ko turi kumwe. Niyo mpamvu natwe tugerageza ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibiganiro bitandukanye bikiza imitima ndetse indirimbo, amakorari, byinshi bitandukanye. Mboneyeho muri aka kanya kubasuhuza aho muherereye hose. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abamukirikishirize mu maso he, abahe amahoro. Ntabwo nabura kugusuhuza wowe uri mu Burayi. Imana iguhe umugisha. Ndababona abari mu Bubiligi mudukurikiye, ubwo mboneyeho gusuhuza ba Papa Jariki, Uwiteka akomeze kubana nawe. Mboneyeho kugusuhuza nawe uwo ari we wese uri muri icyo gihugu, Uwiteka akugire neza. Ntabwo nabura kwerekera ku mugabane wa Amerika. Uwiteka abane namwe mwese mutandukanye, ndabazi benshi cyane, n'abarondora batandukanye, ariko ndabasuhuje mwese muri rusange, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Kandi ni ukuri, nureba ugasanga utarakora subscribe, muvande mbabare uyikore, mbabare ukurikire, kuko dufite ibintu byinshi by'ibiganiro ku makorari, ku ndirimbo, ndetse ku bitandukanye byose, kandi nzi ko mukunda indirimbo. Uwiteka akomeze kubana nawe. Uyu mugoroba tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo, ese wowe ko Imana yagutoranije yaguciye iki? Ese wowe wifuza kubijyamo ukaba utarabijyamo, utarabikora, ukaza ukagarukira ku marembo, wenda wifuza kuririmba ukagarukira muri korari, ariko wagera ku murongo reka ndabikanga, cyangwa ukanageramo ukarepeta ukwezi kumwe ugahita wigendera. Biterwa n'iki? Aho niho ngira ngo tuganire ho gatoya, tuvuga ngo ese Imana yaguciye iki? Wewe ukora uyu munsi, ukakora imyaka 10, 20, uririmba buri munsi, Uwiteka yaguciye iki? Ndagira ngo tubyibazeho, niturangiza duha agaciro uwo mwanya, duha agaciro aha hantu Imana yaduhagaritse kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami mu ndirimbo. Tugiye gusoma isomo riri mu Gutegeka kwa 2, igice cya 7, umurongo wa 7. Icyateye Uwiteka kugukunda, icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga abandi bo mu mahanga yose. Iri jambo uritega amatwi muvandimwe, ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya mu mahanga yose, si uko mwarutaga abandi. Ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga abandi bo mu mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'abandi bose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiriye ba sekuruza banyu. Mwene data, nshuti yanjye, urumva yuko kuba Imana yaragutoranije atari uko warutaga ubwinshi abandi? Kuba Imana yarabatoranije ikabashyira muri iyo korari muhagazemo, ni mu biha agaciro, ni ibitesha agaciro. Nimwumve yuko ari imbaraga ikomeye, nimwumve yuko ari Imana yaguhaye icyizere kidasanzwe, kuko hari benshi bakurushijwe, hari benshi bari bakomeye, hari benshi baririmba, mu Kinyarwanda bavuga ngo zigatinyana,
ariko Imana ntabwo yabahaye ayo mahirwe. Wowe rero yahaye amahirwe si uko wabarushaga ubwiza n'ubwinshi n'uburanga, ahubwo nuko Imana yagukunze ikagutora, ikabona ko ari byiza ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 uzinjira muri korali runaka, kandi iyo korali ukayikoramo umurimo, kandi abantu benshi bakihana ku bwawe. Turasabwa iki rero? Turasabwa kugenda nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Turasabwa kwihagararaho no kwiyemera muri iyo nshingano Imana yaduhaye. Ntabwo kwiyemera mvuga ari ugukandagiza abandi icyo uri cyo, oya, ahubwo kwiyemera ni ugukandagira ibyaha, ukarwana nabyo, ukabyiyemeraho. Koko biragoye, kuko Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere, ariko singiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri iki, muri jyewe. Reka dusabe Kristo abeho muri twebwe mu izina rya Yesu. Reka dusabe Imana itugirire neza, reka dusabe Imana ibane n'imibereho yacu. Bavandimwe bwoko bw'Imana, turi buganire ku ndirimbo nyinshi. Hari indirimbo turi bubashyirireho, iyi ndirimbo ivuga ngo ndavuga ndenga. Ni indirimbo nshyashya ya korali abahamya ba Yesu, indirimbo nziza, korali nziza izakora igitaramo kuri iyi sabato. Ni korali iririmba neza. Imana yarabatoranije bwoko bw'Imana kugira ngo mukorere Imana muri uyu murimo. Mwaririmbye indirimbo nziza, Imana ibaho umugisha. Ni indirimbo igaragaza ngo ndashaje, ese ko ndi kurenga, ko ndi kugenda, nakoze neza. Ni indirimbo itangira igaragaza, ibwira nawe ukiri umusore yuko ugomba kwibuka yuko iherezo ryawe ririho. Kubw'ibyo rero ngo kora neza, kuko Imana yagushyiriyeho gukora mu gihe bishoboka. Imana yagushyizeho ngo uyikorere bikwiriye, kuko hari benshi bari kubyiganira iyo ntebe wicayemo muri iyo korali. Hari benshi bari kubyigana ngo kugira ngo nuvaho gato bahita bayicaramo. Reka gutsindwa mwene data, ahubwo komera, shikama, rwana urugamba, ugume mu murimo. Ndaza kubakinira indirimbo nshyashya ya Last Voice, indirimbo nziza cyane, indirimbo imeze neza. Niba na ngombwa nzabategurira ikiganiro cy'ayo makorali yombi, tuganire nabo, mumenye uburyo izo ndirimbo bazikoze, mumenye uburyo izo ndirimbo batekereje ibyo bitekerezo kugira ngo bakore izo ndirimbo. Bwoko bw'Imana, nshuti yanjye, ntabwo nateganije umwanya munini wo kuganira namwe. Ni ukuri Uwiteka akomeze gukomeza kubarengera no kubana nawe. Ntabwo nabura rero kubifuriza umwaka mushya, ntabwo nabura kubifuriza umwaka mushya. Hari igihe twibaza ukuntu byagenze bikaducanga, ariko wabwira Imana cyangwa wabwira abantu uburyo wahereye mu kwa mbere ukaba ugeze uyu mwanya, ibyo wakoze n'ibyo wagezeho, ibyo wanyuzemo bigoranye n'intambara wahuye nazo n'akaga wahuye nako. Ubu wahagarara ukabwira umuntu ngo koko nabikoze gutya n'imbaraga zanjye n'ububasha bwanjye bimeze gutya. Okay, wenda tuvuge ko ari ububasha bwawe da, ushobora gutanga impamvu zose ukagaragaza uburyo warwanye bikemera, ariko se n'uwo mwuka wakubashishije gukora ibyo no kuramuka ni uwawe. Reka dushime Uwiteka. Umuntu umwe yarahimbye aravuga ngo umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Icyo kintu uracyumva? Yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Ariko
ngo witegereje ibyari bibaye cyangwa ibyo yari arimo uwo mugabo cyangwa ibyo yari yanyuzemo, ngo byari bitangaje cyane kuvuga ngo ugiye gushima Imana. Ariko ngo ibyo byose yarabirebye, byose yarabireba, ngo ariko agiye kwitegereza asanga hariho byinshi byatuma ashima Imana. Nyuma yaho ngiye kwitegereza asanga hariho byinshi byatuma nshima Imana, biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibyo byose wibaza mu mitima hari byinshi byatuma dushima. Imana ikurengere uyu mwaka ukubera umugisha, kuko biriho byinshi byatuma dushima Imana, biriho byinshi byatuma tuyubaha ndetse tukayikorera. Twatangiye tuvuga ngo kuki wowe Imana yagutoranije, kuki Imana yagutoranije ikaguha icyo cyizere cyo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ukaririmba. Ahari ibyo wibeshya yuko ari wowe ufite ijwi ryiza ruta iby'abandi, oya, bariho benshi bahagarara bakayishima, bariho benshi bahagarara bakavuga bati umva, bakayihamya kandi ukumva wahubwo nta n'icyo wari ufite. Ariko ntabwo Imana yabahaye icyo cyize, iyo garade ntabwo Imana yayishyize ku rutugu. Wowe Imana iyo garade yaguhaye yubahe, yisigasire, yikomereho, kandi uzabona ingaruka z'ibyo ngibyo, uzabona umunezero wabyo ubwo uzajya ubona benshi bakubwira bati wawu, watubereye icyitegererezo. Ubundi gushima Imana muri iyi minsi, igihe n'ibihe byanjye byo gushima Imana mu rugendo rwanjye rwo kuririmba, ndashima Imana cyane, kuko hari benshi bari kubyiruka duhura bakavuga wawu, wowe uri role model wanjye, waramfashije mu miririmbire yanjye, ubu ndi kuririmba kuko wamfashije. Ese urumva atari byo gushima Imana? Hagarara mu byimbo. Nawe mwana muto rero uri gukura muri iyi minsi, Uwiteka akugirire neza. Uwiteka n'imbaraga yayo icyo cyizere akagutereka muri korali runaka, shikama, gumamo, kuko hari benshi bari kurwanira uwo mwanya. Nunyerera gato ugahirima hazajyamo 5 mu mwanya wawe. Hari benshi bari kuharwanira, fata ukomeze, wicika intege. Ahari se wahuye n'urugamba rukomeye muri korali, ahari bari kukubwira nabi, ahari bari kukunyega, ahari nta bushobozi ufite muri bo, ahari ni wowe mukene urimo, ariko hari impamvu Imana yaguhagaritse muri iyo korali kugira ngo uyibemo. Witsindwa rero, hari hakwiye kugira ngo ukomere ushikame, wicika intege. Hari umubwiriza mwiza, umubwiriza nakunze ni nyakwigendera, ariko yabwirizaga neza, yafashaga amahanga yose. Ni umubwiriza wagaragaje imbuto zikwiriye umwizera. Ageze ku rubuto rwo kwihangana, yamweretse umucyo w'urubuto koko. Ntabwo umuntu yagucaho urubuto udafite. Buriya wajya ku giti ukagicaho urubuto nta ruriho. Ntabwo watera umujugujugu igiti kidafite urubuto, ntibibaho. Ikizakubwira rero yuko ufite imbuto nziza ni uko uzabona benshi bagutera imijugujugu. Buriya uzahita uvuga uti wawu, Mana yanjye ushimwe cyane, anteye umujugujugu kuko yabonye mfite kwihangana. Mana mpa imbaraga urwo rubuto rwo kwihangana ntiruhunguke. Nujya ubona byakomeye, nujya ubona byasheze, nujya ubona urugamba rw'akazi, ujye umenya yuko uri mu minsi myiza yo gukorera Imana. Kuko Satani iyo yabonye dukorera Imana neza, azana ingorane n'imbogamizi nyinshi kugira ngo wa murimo turi gukora ucike amazi, ucike intege. Shikama rero, rwana, komera, nicyo nkwifuriza. Nasoza rero nkubwira ngo Imana iguha amahoro,
Imana iguha umugisha. Uyu mwaka wa 2024 tugiye gusoza, ndagusabira kugira ngo wiyeze muvandimwe, ndagusabira kugira ngo imibereho yawe ihinduke. We muririmbyi, we mukunzi w'indirimbo, ndagusabira kugira ngo uyu mwaka usoze hari ingamba nshya ufashe z'ubuzima. Kandi nkwifurije umugisha mu mwaka wa 2025. Uwiteka azabane nawe, Uwiteka azakurengera, Uwiteka azaguha amahoro, azaguha umugisha. Kandi abiringira Uwiteka bameze nk'uwo musozi nyine wa Siyoni, ntabwo ujya ubashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kuko imisozi rwose Yerusalemu niko Uwiteka nyine agota abantu. Wabihinduraho iki se? Ntacyo. Ahubwo nawe haranira kugira ngo ube muri ba bandi biringiye Uwiteka bagoswe n'iyo misozi ya Siyoni. Ngaho rero Uwiteka abane namwe, abaha amahoro, abagire neza. Mureke dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikiranuka, turagushimiye cyane kuri Imana nziza, turagushimiye cyane kutugirira neza, turagushimiye cyane kudahwema kutwereka ibyatuma twongera imbaraga ndetse n'umurava. Tubonye isomo ritwereka yuko ntabwo ari uko twari beza cyangwa dufite ubwinshi n'uburanga bwose hoya, kuko hari benshi bari bahari bari gutoranywa, ahubwo warinze isezerano y'abasogokuruza bacu. Uduhe kugira ngo iryo sezerano Mana warinze ukadushyira mu murimo wawe, uduhe kuwukora bikwiriye. Utugirire neza, utubere Imana, tukubere ubwoko. Tubikwakira mu izina rya Yesu urakoze. Amen.